ni mu masaha y'umugoroba. Arsene rero ndetse na Carmen baba bavuye ku kazi. Carmen rero ni bosi wa Arsene uretse yuko ari na sheri we. Gusa nyine ntabwo rwose wamenya akazi ka nyako Arsene akora, kubera ko ku kazi ni manager akaba na sekreteri, nyamara baba batashye akaba sheri, akaba shoferi, ndetse rimwe na rimwe akaba rwose n'umukozi wo mu rugo. Barataha rero bagera mu rugo, Arsene ahita abwira Carmen ati sheri, hanyuma rero ubwo nahejo reka ntahe. Naho Carmen ati nta hantu uri bujye, uraguma hano. Arsene ati ariko maze iminsi ine yose ntataha, ntabwo nzi rwose ukuntu mu rugo hameze. Carmen ati ariko narangije kubivuga, ntabwo rwose uri burenga aha ngaha, uraguma aha. Nta yandi mahitamo rero aba afite nyine, ahita aguma hano maze akanaharara. Mu gitondo arabyuka akitegura, maze akanategurira amafunguro Carmen, amutegurira ku meza. Carmen yakora muri mwe atumva ndumva rwose ndi kwihuta, ibi byo kurya bimfungire neza, ndaza kubirira ku kazi. Naho rero Arsene atari ku kazi hari amafunguro n'ubundi, ndumva rwose bakaba bibafatira hano. Carmen atari ko wagize ngo ni kukugisha inama, ni itegeko ahubwo bikore vuba, ngiye hanze uransanga mu modoka, bibike vuba nyine ubifunge ubundi ubinzanire. Arsene rero ahita abifunga neza maze akabishyira mu kintu, ubundi agahita abisohokana, dore ko buri gihe iyo ari kumwe na Carmen ni nawe utwaye isakoshi ye. Abitwara rero agatwara n'isakoshi ye nyine, bakajya mu modoka akanatwara. Bagera ku kazi rero akabitereka nyine muri biro ya Carmen, agahita amubwira ati umunsi mwiza, ubwo ngiye muri biro nyine. Carmen ati wibagiwe ikawa yanjye, nzajya mpora nyikwibutsa. Naho rero Arsene atumbabarire, ngiye kubwira sekreteri maze ayikuzanire. Carmen ati ngo nguki, ariko nzakubwira ryari ko ngewe ntajya nywa ikawa yazanywe na sekreteri. Naho Arsene atariko niko kazi ke, niwe uyikora gute se atayizana? Carmen n'umujinya mwinshi atumva nzanira ikawa yanjye ntugatume ndakara. Arsene rero ajya kuyizana, ariko birumvikana nyine abababaye, abababajwe kandi n'ukuntu nyine akora imirimo yose itari iye, iyo atagenewe n'iyo agenewe byose. Ku rundi ruhande rero Flora aba ari guha imiti mama we, ari nako kandi amuha n'amafunguro. Ati rwose mama mbabarira ufate amafunguro kugira ngo imiti ize kubasha gukora, kandi nanone ndihuta nyine, mbabarira rwose ubimfashemo kuko ndashaka kujya ku kazi, ntakerererwa bakanyirukana. Nakabaye mbigusigira ugasigara wigaburira, ariko sinakwizera rwose nshobora kugenda maze ugahita ubireka. Ubwo rero reka nkugaburire, ariko nyine nintinda baranyirukana byanze bikunze. Naho mama we ati mwana wanjye warakoze cyane rwose kumba iruhande. Flora ati none se uburi ntakubaye iruhande ninde wahakuba, ko ari njye mwana wenyine ufite, ni wowe muryango wanjye gusa, ubwo rero mfite inshingano rwose zo kukwitaho. Akomeza rero kugaburira mama we amubwira ati ku mugoroba ndaza gutaha kare ntuhangayike, kandi nyine imiti yawe yashize ndayitahana, ndaza kuyigura. Amara rero kumuha amafunguro maze akamusezera, mama we akamusabira umugisha, dore ko nyine uyu mukobwa Flora aba ari umukobwa witonda cyane, umukobwa uri responsable. Aragenda rero akajya ku kazi, aba ari gufura imyenda, bosi we akaba araje. Bosi we nyine aba ari umumama w'umwana mwiza cyane, ahita amubwira ati Flora, imyenda rero yose nayishyizemo aho ngaho, ubwo nyine uraza no kunterera ipasi amashati y'umugabo wanjye nashyize aha hantu dushyira imyenda. Gusa nyine kubera ukuntu unkorera akazi nkanezererwa, nifuje ko rwose uyu munsi ndi buze kukwishyura, ariko nkanakongereraho 5, kubera yuko ni ukuri unkorera neza cyane. Flora rero arishima cyane ati ni ukuri mabuja murakoze, kandi mbasabye umugisha. Naho rero uyu mumama ahita amubwira ati none se ko ejo mfite abashyitsi, nta kuntu wazaza ukamfasha maze nkabatekera, byashoboka se? Nta kibazo kubera ko atari umunsi usanzwe ukoreraho, nzakwishyura nyine ku munsi. Naho rero Flora ati rwose mabuja ntuhangayike, jya unyizera, kandi rwose ikintu cyose uzajya ukenera ko nagufasha jya umbwira gusa, bizajya biba byarangije gukorwa, ejo nzaza nta kibazo. Uyu munsi rero ku mugoroba
Flora ataha ibyishimo ari byose kubera yuko nyine aba yabonye amafaranga ndetse akanabona y'inyongera, aragenda akagura imiti ya mama we agahaha, ubundi agataha maze akamutekera. Abwira rero mama we ati mama, uyu munsi wari umunsi w'umugisha ntabwo ushobora kubyumva, tekereza ko ahantu hose nkora bampembye bakanongeraho, wagira ngo bari babivuganye. Ubu ngubu icyakubwira ko ntahanye imiti yawe yose yari yashize ndetse buri umwe nkawutahana mibiri kuko nyine ikunda kubura kugira ngo ntazayibura. Mama we rero arishima cyane maze kandi agakomeza nyine gusabira uyu mwana w'umugisha. Flora aramugaburira maze yasoza akamuha imiti, ubundi nyine bagakomeza kwiganirira. Ku rundi ruhande rero Arsene arabyuka maze agategura amafunguro ya mu gitondo, ubundi akajya koza imodoka, naho Carmen we arasohoka maze agasanga Arsene ari koza imodoka, ahita amubwira ati ariko se uyu munsi ndagenda mu modoka itose gute ukiyoza aya masaha? Naho Arsene ati nyine nabyutse kare ariko hari ibintu byinshi nagombaga kubanza gukora, nabanje gukora amasuku hanyuma ntegura n'amafunguro ya mu gitondo, ariko n'imodoka ntibigutera ikibazo ubu rwose ndayishoje. Naho Carmen ati wibagiwe yuko se dufite inama saa 2, ubu ngubu zirabura iminota 30 gusa, urakeka turiwe twagezeyo? Ntabwo kandi iyi nama tugomba kuyikerererwa. Ihute genda ujye mu nzu witegure maze tujye ku kazi kubera ko inama ntabwo tugomba kwegeramo twakererewe. Arsene ahita agenda akitegura nyine maze bakajya ku kazi. Bakigerayo rero bajya nyine muri sale y'inama, inama iratangira maze Carmen agatangira nyine kubwira aba bashoramari ibyo yagombaga kubabwira. Agera hagati agahita abwira Arsene ati umva, genda ushakire aba bashyitsi ibyo kunywa bidasembuye, abanywa kafe, abanywa ibindi byo kunywa byoroheje, genda ubibategurire ubizane. Arahaguruka rero akagenda ariko nyine ubona bimubangamiye. Naho rero Carmen nawe ahita amuhaguruka inyuma akamusanga nyine inyuma y'umuryango. Arsene ahita amubwira ati ariko se nk'ubu ngubu koko bariya bashyitsi baba babifashe bate? Tekereza twicaye mu nama, nicaye nka manager wawe ndetse rwose wanampresence nka manager wawe, mu kanya gatoya utangiye kumbwira ngo njye kuzana ibyayi n'amakafe, nyamara dufite secrétaire muri iyi kampani. Uratekereza buriya abantu babibona bate? Ariko ni ukuri ukabije kunsuzugura. Naho rero Carmen ati none wowe sinkwishyura, sinjye naguhaye aka kazi? Arsene ati ariko ntabwo wigeze umpa akazi ko gutegura ibyayi n'amakafe, aka ni akazi ka secrétaire wawe, sinibaza ahubwo impamvu agahemberwa kandi atagakora. Naho Carmen ati njye ndumva nta kosa ririmo kubera ko nyine nawe uri umukozi wanjye, kuba rero nagutuma ibyo kunywa by'abashyitsi ntabwo ari ikintu gitangaje. Arsene ati bigaragara nabi ndakubwiza ukuri, uransuzugura bikabije. Tekereza nk'ukuntu nk'abakozi bo muri iyi kampani babibona iyo uri kuntuma ibintu nk'ibi ngibi biciriritse, noneho ndi manager wa kampani, ikindi kandi ndi sheri wawe, wowe bosi. Ubwo se koko ubundi urumva bo bazanyubaha bate niba bansuzuguza bigeze aha? Arsene rero aba yatangiye kurakara nyine, aba ari kuvugana umujinya, ahita yinjira nyine aho yagombaga gukura ibi byo kunywa, dore ko rwose yumvaga neza neza ibi bintu bimaze kumurenga, byari bimaze kumutesha umutwe ukuntu uyu mukobwa amushyiraho agasuzuguro. Ku mugoroba rero Carmen ndetse na Arsene barataha. Bagera mu rugo Arsene agashyira isakoshi ya Carmen muri salo maze agahita amubwira ati sheri ubwo rero ndagiye nahejo mu gitondo. Naho Carmen ati buretse banza nshyubirize amafunguro maze ubone kugenda. Arsene aramwitegereza maze akamubwira ati nta kibazo. Aragenda rero akayashyushya maze akamutegurira ameza akabona agataha. Akigera iwe rero agenda akicara muri salo maze agatangira kwitekerezaho, agatangira gutekereza ukuntu uyu mukobwa amusuzugura. Atekereza rero nk'ikintu yakora kugira ngo ibi bintu abyikuremo, ariko akabiburira igisubizo kuko biba bisa naho ubuzima bwe bwose uyu mukobwa abufite mu ntoki. Umunsi wakurikiye rero nanone bava ku kazi maze Carmen agasaba Arsene ko nyine yamukorera massage y'ibirenge.
bicara aho rero ari kumukorera massage, maze Arsene we akaba ari gutekereza mu mutima ati ariko neza natakaje agaciro neza neza, nanjye sinkimenya icyo ndi cyo, mba mbona neza narabaye umwanda, nabaye puberi, ni ukunkandagiraho uko bashatse kose, mbese nta burenganzira nkifiteho no gukora icyo nshaka ntabwo bigishoboka. Arsene rero ntabwo aba agiseka habe na rimwe, kubera yuko nubwo aba yitwa ngo ari mu rukundo, ariko rwose nta rukundo mbonye aha ngaha, aba ahora ubona rwose atishimye, kandi yakabaye aba yishimye ari kumwe n'umukunzi we, ariko nyamara kubera ibintu uyu mukobwa bamukorera, ntabwo rwose Arsene aba yishimye, uba ubona ameze nk'umuntu uri muri gereza ufungiraniye nk'ahantu adashobora gusohoka. Kubera yuko Carmen ntaba ahwema kumwibutsa yuko ari we wamuhaye akazi, ari we umugize, ari we umuha amafaranga akoresha ibintu byose, mbese ubuzima bwe bwose bufatiye kuri Carmen, aramutse adahari uyu musore yahita apfa. Buracya rero maze agataha nyine iwe, agerayo agasanga ibintu byose byabaye umwanda gusa, ahantu hose hari ivumbi kubera ukuntu aba adaherutse kuhaza, akabona ibintu byose birajagaraye. Ahita rero yigira inama yo guhamagara umuntu nyine uba ukora muri kampani itanga abakozi, kugira ngo arebe yuko bamuha umukozi uzajya umufasha, amubwira rero ko akeneye umuntu uzajya umufurira, ndetse rwose akajya anamukorera amasuku, akaba ashobora kuhaza 2 cyangwa 3 mu cyumweru, maze akamufasha. Uyu muntu rero utanga abakozi ahita amubaza niba akeneye umukobwa cyangwa umuhungu, naho rero Arsene ahita amubwira ko atari ngombwa rwose umuhungu cyangwa umukobwa, icyangombwa n'uzabishobora kandi akabikora neza, naho ubundi rwose uwo ari we wese nta kibazo. Uyu muntu rero uba utanga abakozi aba ari nawe nyine bosi wa Flora. Uyu mumama rero ahita atekereza kuri Flora, kuko nyine yari abizi neza ko ari umukozi w'umunyembaraga kandi ukora neza amasuku ndetse n'ibindi byose. Ahita rero ahamagara Flora, maze akamubwira ko yamuboneye akazi ahandi hantu, kubera ko n'ubundi Flora yakoraga rwose ahantu henshi cyane, kubera ko hose yagendaga hakora iminsi mikeya mu cyumweru. Uyu mumama rero abwira Flora ko rwose umuntu yamusabye umukozi, maze akumva nta wundi yamuha uretse Flora kubera umuhate agira mu kazi. Flora rero arishima cyane, maze agahita abwira nyine uyu mumama ati ni ukuri mwakoze kuntekereza, kandi rwose aya mafaranga ndayakeneye. Flora rero ahita abwira mama we ati mama, ntabwo wakumva rwose ukuntu turi abanyamahirwe, tekereza ko bosi wa hahandi nkora wa mumama njya nkubwira anshakiye akazi ahandi hantu, ubu noneho ndakubwiza ukuri nta kibazo tuzongera kugira, tugiye kubona amafaranga yo gukora ibintu byose. Naho mama ati mwana wanjye ni ukuri urakora cyane, mba mfite ubwoba ko umunaniro uzakwica, gusa nanone Imana ijye kumpera umugisha kubera ukuntu witanga ndetse n'imbaraga zose ukoresha kugira ngo dukunde tubeho neza. Umunsi wakurikiye rero Flora aza gutangira akazi kwa Arsene, araza agakora amasuku ahantu hose, maze yagera mu gikoni, dore ko ari naho hanyuma yari ari gukora, Arsene akaba aratashye, amusanga rero mu gikoni, agahita amubwira ati ni wowe wagombaga kuza kunkorera amasuku ndakeka. Naho Flora ati cyane rwose. Arsene ati wageze hano ryari? Flora ati naje saa 8, amasuku nayashoje ahantu hose, na hano nari mpashoje. Arsene ati none se witwa nde? Flora ati nitwa Flora. Arsene ati ni byiza cyane. Aragenda rero akajya guhindura imyenda, maze akaza muri salo. Akihagera ahita ahurirana na Flora ari kwambara atashye. Flora ati akazi kose nari ngashoje rero, amasuku nayasoje, nari ntashye. Naho rero Arsene ati wakoze ni ukuri kandi wabikoze neza, harya wambwiye ko witwa nde? Naho Flora ati nitwa Flora. Arsene ati ni ukuri ndabona rwose ahantu hose wahasukuye neza, ati rero navuganye nyine na kampani yakumpaye, bampaye nimero de konte zawe, ubu nta kibazo nzajya ngushyiriraho amafaranga. Nabasabye rero yuko wajya umpana serivisi yo kuntekera, maze bambwira ko ngomba kubivugana nawe, ndetse nyine tukavugana n'ibyerekeye uko najya nkwishyura, kuko akazi twavuganye kaba kiyongereye. Arsene ahita abaza Flora ati none se byashoboka nyine ko bazajya ntegurira n'amafunguro? Flora ati nta kibazo rwose,
byashoboka cyane. Arsene rero ahita amubwira ati noneho ngiye kukoherereza amafaranga maze ugende nyine mu gitondo nuza uzahahe ibintu nyine uzateka. Flora ati none se mukunda ibiki kugira ngo nzabe aribyo nibandaho mpaha? Naho Arsene ati ibintu byose ndabirya, cyane cyane nyine ibiryo by'umwimerere nibyo nkunda kurusha ibindi. Ubwo rero nta kibazo uzahahe ubundi ubitegure noneho ubishyire muri firigo, nzajya ntaha mbishyushye. Flora rero ajya gutaha maze Arsene akahita amuhereza amafaranga atakira maze uze gutega tagisi. Naho Flora ati hoya rwose bosi mwikwigora, ntabwo rwose ari inshingano zanyu zo kumpa amafaranga yo gutega tagisi kubera ko umushahara mwanyemereye ni mwiza cyane, ndumva rero mudakwiye kwigora. Naho rero Arsene ati oya rwose yafate nta kibazo, sinjye nyaguhaye isarubu yansabye, wankoreye neza cyane kandi ndishimye, ubwo rero yafate nta kibazo. Ikindi kandi n'umushahara rwose navuganye na kampani yawe nzawongera kuko ndabona nyuzwe na serivisi wampaye. Flora rero aramushimira cyane maze agataha. Akimara kugenda rero Arsene asigara azenguruka ahantu hose ati mbega ukuntu hakeye, harahumura no kuri ahantu hose, nari nkumbuye kubona isuku ingana itya, ndumva rwose nishimye, uriya mukobwa yankoreye neza cyane. Umunsi wakurikiye rero Arsene arabyuka akajya ku kazi. Bageze ku kazi rero nk'ibisanzwe nyine n'ubundi Carmen atangira kumusebya amubwira nyine ibyo yishakiye, amagambo y'agasuzuguro no kumukoresha nyine ibintu bisuzuguritse. Mu kanya rero Arsene asanga Carmen muri biro ye maze akamubwira ati ariko se koko kubera iki udashobora kunyubaha n'umunsi n'umwe? Kubera iki buri gihe unsuzuguza abakozi ba hano? Byakabaye byiza ibintu byose ushaka kumbwira n'ibyo ushaka kunkorera ubinkoresheje turi twenyine, ariko twaba turi imbere y'abantu ukijijisha rwose ukerekana nibura kunyubaha. Erega nawe ntabwo uba wiyubahishije kubera yuko barabizi ko ndi manager w'iyi kampani, ikindi kandi barabizi ko ndi umukunzi wawe. Ubwo se nunsuzugura kuriya wowe uzajya uba wiyubahishije? Ni ukuri gabanya rwose kumbwira ibintu nka biriya imbere y'abantu. Naho rero Carmen atumva ngewe nzajya nkubwira ibintu byose nshatse kandi mbikubwirire aho nshatse hose, kubera ko ninjye nakugize uyu nguyu uri we, uko umeze uko ni ukubera ngewe. Arsene ati ndabizi nyine ko rwose ari wowe watumye ngera aho ngeze hano, ariko nanone gerageza nyine nibura kumpa icyubahiro nkwiye, nibura nutananyubaha nka manager wa kampani yawe, nyubaha nyine nk'umusore mukundana nka sheri wawe. Carmen ahita amukubita urushyi ati cecekaho, ceceka, ndambiwe urusaku rwawe mu matwi yanjye, sinshaka ko ukomeza kunsakuriza, ntuzongere kungarukira muri biro ahubwo umbwira ibyo nakoze n'ibyo ntakoze, ntabwo ibyo byose bikureba, ngewe nzajya nkora icyo nshaka kuko iyi ni kampani yanjye, ninjye nguhemba amafaranga yanjye, ubwo rero ntukantegeke ibyo ngomba gukora. Noneho Arsene ahita yumva ibi bintu bimurenze akabura ijambo na rimwe avuga. Burya koko ngo umuntu ataka ari uko bakozemo, naho iyo baturiye byose araceceka. Yabuze icyo avuga, noneho yitegereza uyu mukobwa uburyo amusuzugura, uburyo rwose yamugize imyanda, maze ahita yigendera ajya muri biro ye. Yaricaye aratekereza, yibaza aka gasuzuguro igihe kazarangirira, ariko nyamara kugeza n'aka kanya yari atarabona igisubizo cya nyacyo. Ku mugoroba rero Arsene ataha yababaye rwose, yacitse intege, agenda akuba ibirenge, ubona rwose nta kanyamuneza na gakeya afite, aba yumva yiyanze, aba yumva atazi icyo ari cyo. Arataha rero akinjira mu nzu maze agahita asanganirwa n'umwuka w'amafunguro Flora aba ari gutegura. Acyumva rero aya mafunguro atangira kurebesha amazuru ahantu hose, maze agahita ahamagara ati Flora uri hano? Naho rero Flora ati yego rwose ndahari, narindi gutegura. Arsene ahita amubaza ati none se wateguye ibiki? Flora ati nateguye ibintu bitandukanye nk'uko wabimbwiye. Arsene ahita amubwira ati ndi kubyumva rwose, no mu muhumuro ndi kubyumva.
Flora agashaka guhita amwakira agakapu afite, naho Arsene ati gendere nta kibazo, isubirire mu kazi kawe rwose, ibi ndabyifasha. Akimara kugenda Arsene aba yamaze kwibagirwa nyine ka gahinda kose yari atahanye kaba kamaze kumuvamo, ahita atangira kuvuga ati ahubwo ntureba ni ibi nashakaga rwose, ni ibi navugaga umunsi nshaka umukozi uzajya umfasha, nifuzaga kuzajya ntaha mu rugo rurimo umwuka umeze gutya. Aragenda rero agakuramo nyine imyenda, agahindura imyenda, agakaraba, ubundi akaza muri salo gufata amafunguro. Amara gufata amafunguro rero maze Flora agahita aza akamubwira ati ndatashye rero, ngomba gutaha butarira cyane. Naho Arsene ati ahubwo bwije, ariko hano hari ibyumba byinshi, ushatse wafata icyumba kimwe maze ukaba wararamo. Flora ati ntabwo byashoboka kuko mfite mama wanjye urwaye, ntabwo rero yarara wenyine, ngomba gutaha uko byagenda kose. Arsene ahita amubwira ati hangane ni ukuri, gusa nyine nizere ko bidakomeye. Naho rero Flora ati biri kugenda biza kandi ari hafi koroherwa. Arsene ahita amuhereza amafaranga ati ngaho akira agenda utege kuko rwose noneho watinze cyane. Flora ati hoya ni ukuri, oya rwose ntimugakomeze kwigora, nta kibazo ndataha kandi ndagerayo. Naho Arsene ati ariko ntukange ikintu nguhaye kubera ko ntabwo aya mafaranga uba yansabye, mba nyaguhaye kubera ko nanjye uba wankoreye neza cyane nkishima. Flora rero arayakira maze akamushimira ati ni ukuri Imana ibahe umugisha. Asezera rero Arsene maze agataha. Arsene asigara nyine yicaye maze agasigara ari kuvuga ati ariko ni ukuri ntabwo rwose ubundi byari bisanzwe bibaho ko umuntu aba mwiza ahantu hose, akaba mwiza imbere, akaba mwiza inyuma mu bigaragara, noneho akaba azi no gukora ibintu byose neza. Uyu mukobwa azi gukora amasuku neza, azi guteka neza. Sinibuka rwose igihe naherukiraga gufatira amafunguro ameze neza nk'ayo nafashe uyu munsi. Gusa ikigaragara cyo ni uko amafaranga amuhemba ari make cyane ugereranyije n'akazi akora n'ibintu byose akora ukuntu abikora neza. Ariko rwose ndi umunyamahirwe, ikigaragara cyo kampani yamumpaye ntabwo yigeze imbeshya, nibyo rwose azi guteka kandi ibintu byose abikora neza cyane. Mu by'ukuri rero Arsene kubera kuvugana na Flora aba yarangije kwibagirwa kare stress zose yatahanye, aba asigaye rwose yibereye mu kamudu keza k'ibyo aba yasanze mu rugo. Umunsi wakurikiye rero nanone Arsene ajya ku kazi, ariko noneho ntabwo aba ameze neza rwose, aba yarwaye. Agera rero muri biro maze agahita aryama ku meza agatangira gusinzira, aba bigaragara ko rwose arembye. Naho rero Carmen aramuhamagara kuri telefone, Arsene ntayumve, akamutumaho sekreteri ngo nagende amubwire yuko amushaka. Sekreteri rero araza agakomanga, Arsene akamukangura maze akamubwira yuko Carmen amushaka. Arsene rero ahita abwira sekreteri atumva ndarwaye meze nabi cyane, genda umfashe kumwumvisha ko rwose ndwaye kandi ntakeneye umuntu undehanja. Aragenda rero akabimubwira, ariko nyine n'umujinya mwinshi. Carmen ahita yiyizera maze akamusanga muri biro ati ngo uvuze ngo iki? Ngo uri kwica akazi, uryamye hano se ni mu buriri? Naho rero Arsene ati ni ukuri ndarwaye meze nabi cyane, naraye mbyutse igicuku undi gukora akazi, none ndumva narembye, sinzi niba ari umunaniro cyangwa se ndwaye bya nyabyo, gusa rwose ntabwo meze neza. Carmen nta no kumubwira ati ihangane cyangwa ngo amubaze icyo yamufasha, ahita amubwira atumva ndashaka ko ujya kunzanira amafunguro yanjye, amasaha yo gufata amafunguro yageze. Naho Arsene ati mbabarira rwose ndakwinginze, uyu munsi ntabwo meze neza, ariko nta kibazo, reka ngutangire komande maze bayakuzanire, ndagukomandira ibintu byiza bishoboka ku buryo rwose uri bunezerwe. Naho Carmen atuvuze ngo iki? Ngiyewe banzanire amafunguro? Ntabwo bivuze ko nta wundi muntu ujya unzanira amafunguro yanjye? Bari abantu bagenda bajyana amafunguro sinkunda ko rwose bakora ku byo kurya byanjye. Naho rero Arsene atari ko urabizi ya resto dukunda n'ubundi iyo ngiyo ukunda kuntumamo ifite abantu bayo batwara amafunguro ahantu hose, ubwo rwose nta kibazo kirimo.
naho rero Carmen atumva haguruka wikomeza kuntesha igihe, jya kunzanira amafunguro. Arsene rero akomeza kumubwira ko arwaye ariko Carmen ntabyumve ahubwo agatangira kumubwira nabi. Arsene rero ahaguruka akagenda atameze neza rwose habe na gatoya, aba afite imbaraga hafi ya ntazo. Buracya rero maze Carmen akagera ku kazi akabona ntabwo rwose Arsene yaje, abaza sekreteri we akamubwira ko atigeze amubona. Carmen rero biramurakaza ati saa tatu zirageze, manager wa company nk'iyi ataragera ku kazi, atangiye kujya yica akazi bigeze aha ngaha, ariko uyu munsi rwose araza guhura n'ibyago, arabona ishyano rwose, sinakwifuza kuba mu mwanya we. Naho rero mu rugo kwa Arsene we rwose aba yarembye, aba ari gutitira, umuriro wamurenze. Flora rero araza aje ku kazi agasanga rwose bosi we yarembye neza neza, ahita amutegurira amafunguro maze akamusaba ko yayafata ubundi akabona kunywa imiti, dore ko nyine aba yayiguze Arsene aba yaraye atashye ayitahanye. Gusa nyine ntabwo aba ari kuvuga, uba ubona rwose yarembye. Flora atigerageza maze ufate ku mafunguro niyo yaba makeya ariko ukayafata kuko iyi miti yawe irakaze, ntabwo rwose wayinywa utariye. Arsene rero aragerageza gakeya ariko ukabona nta mbaraga afite. Flora akomeza kumuhatiriza ati komeza ugerageze, ni ukuri ndumva ngiye nakabaye mfata fourchette maze nkagutamika, ariko nyine byagaragara nabi, naho ubundi rwose wumva nanabikoze kare. Arsene rero nubwo nta mbaraga aba afite ariko aramwenyura kuko uyu mukobwa aba amusekeje nyine ukuntu. Ahita rero akomeza nyine akarwana no kugira ngo arye dukeya ariko rwose aba atari kubishobora. Abwira rero Flora ati nagerageje, ndumva rwose meze neza nta kibazo, ikindi kandi muganga wanjye agiye kuza, ubwo rero ntukomeze kugira stress, ubu wakwitahira nta kibazo maze muganga wanjye akaza agasigara hano. Naho rero Flora ati hoya ntabwo nshobora gutaha atarahagera kubera ko ntabwo naba ntekanye, ndamutse nagusize wenyine ntabwo rwose naba ntuje. Bakiri kuvugana rero Carmen ahita yinjira n'umujinya mwinshi ati Arsene ntabwo waje ku kazi, wibereye hano uriyicariye ntacyo bikubwiye. Naho Arsene atari kurabizi, nimugoroba twatandukanye narembye, nari meze nabi cyane, uyu munsi rero bwo nabyutse meze nabi kurusha. Niba ukeneye kumenya ukuri nyakuri baza Flora, iyo ataza kuza rwose sinzi ko mba nabayeho, nari meze nabi cyane. Naho rero Carmen ahita ahindukira akareba Flora maze agahita amubaza amubwira ati uyu se kandi we ninde? Naho rero Arsene ati numfashe amasuku ya hano mu rugo. Naho rero Carmen ahita amubwira ati wazanye no gufasha amasuku y'aha mu rugo? Ubwo se ko ndeba utangiye gufata akazi uko wishakiye kandi nyamara ariko kaguha amafaranga yo guhemba n'uyu mukobwa n'ibindi byose ukora ubikura ku kazi naguhaye. Naho Arsene ati ntabwo nagafata uko niboneye, akazi ndakubaha ariko nanone ibyo umpemba bihwanye rwose n'ubushobozi bwanjye mfite ndetse n'akazi mba nakoze, ahubwo byakabaye binarengaho kuko ndakora cyane kurusha uko mpembwa. Carmen atumva rero nkubwire ntuzongere rwose gufata akazi kanjye uko wiboneye, ndagiye ariko nizere ko mu gitondo uri bubyuke wakize turi buhurire ku kazi. Ahita agenda rero ubona rwose nta kintu bimubwiye kuba Arsene arwaye kandi ari umukozi we, noneho byongeye ari na sheri we, ariko rwose keya zo wagira ngo bazitanze yasohotse neza neza, icyerekeranye no kubwira umuntu neza ntacyo yari azi habe na buhoro. Muganga rero amara kuza maze Flora agahita ataha, agera mu rugo akabaza mama uko yiriwe, akamukoraho nyine ngo yumve. Mama we ati meze neza ubu nta kibazo, maze Flora agahita amubwira ati ma uzi ko rwose na boss wanjye atameze neza, ararwaye, ari gutwika, afite umuriro mwinshi cyane, sinzi rwose ikibazo yagize. Naho mama we ahita amubaza ati none se mwana wanjye wamufashije kugira ngo agere kwa muganga? Flora ati hoya, yambwiye ngo agomba kuvurwa n'umudogiteri we yamusanze mu rugo. Mubizi se bari abantu b'abakire ko abaganga babasanga mu rugo? Gusa nyine uzi ikindi kintu cyantunguye se,
afite bosi w'umwana mubi mama. Nturebe uko kuntu kose njya nkubwira ngo ni umwana mwiza cyane, we bosi we ni umuntu mubi. Reba ko yamusanze mu rugo akaza amusomera ari kumubwira nabi ngo ntabwo yaje ku kazi. Naho rero bosi wanjye akagerageza kwisobanura nyine amubwira yuko rwose yari arwaye atameze neza, ariko uwo mukobwa ntabyumve. Ndakubwiza ukuri, uwo mukobwa ni umuntu mubi, ntabwo ushobora kubyumva ukuntu ari mwiza ku isura, ariko rwose ntiwamwumva abumbuye umunwa, avuga amagambo mabi gusa. Imana izandinde bosi nkuriya. Naho mama we ahita amubwira ati mwana wanjye rega, ntabwo abantu bose bo kuri iyi si ari beza, kandi ntabwo baba batwishimiye, nta muntu n'umwe wo kwifuriza icyiza. Buriya nyine buri wese arigira yakwibura agapfa, nta wundi muntu n'umwe uba ukwitayeho, buri wese aba yitaye ku nyungu agukuramo. Hashira iminsi rero Flora aba ari mu kazi nyine kwa Arsene, aragenda rero akajya mu gikoni, aba yashoje nyine guteka, maze agahagarara akajya kure mu bitekerezo, aba ari gutekereza rwose ubona nyine ibintu byamurenze. Arsene rero amusanga ahangaha ahagaze ari gutekereza rwose ubona yagiye kure cyane, ahita amubwira ati Flora, ko mbona wagira ngo ufite ibibazo, umeze neza? Naho Flora ati yego rwose meze neza. Arsene ati oya mbwira, niba ufite ikibazo umbwira rwose, urabizi uri umuntu mwiza cyane, ugira umutima mwiza, wanyitayeho ndwaye, mbwira nawe rero nanjye rwose nkwiye kukwitaho kandi ndahari ku bwawe, mbwira nta kibazo, ikibazo waba ufite. Naho rero Flora ati ikibazo mfite ni uko rwose mama wanjye arwaye kandi arembye, uburwayi bwe rero bugenda bwiyongera umunsi ku wundi, mba mbona rwose ubuzima bugenda bumucika. Arsene ati none se mama wawe ubundi arwaye iki? Naho Flora ati afite indwara y'umutima imuremereye rwose, ni nk'aho atunzwe n'imiti, kandi imiti anywa irahenze cyane, rero mba numva bingoye, hari igihe kigera nyine nkumva rwose nabuze amahoro, nkumva sintekanye. Arsene rero ahita amubwira ati komera ni ukuri, nizere ko rwose bizagenda neza. Ahita rero kandi amubwira ati noneho reka rero nambare inkweto maze nze nguherekeze nkugeze mu rugo, we kurara mu mabisi y'iri joro. Flora ati hoya, iwacu ahantu dutuye haba ambutiyaje nyinshi cyane, warara mu muhanda ntiwabivamo. Naho rero Arsene ati nta kibazo, njye rwose niyo naharara nta kibazo, ndi umuntu w'umugabo, reka nguherekeze, nta kibazo ngiye kugaruka, humura nta kibazo ndi bugire. Flora rero aramubwira ati niba bitakugoye nta kibazo, ariko rwose urakoze cyane. Arsene rero ahita yambara udukweto maze bakajya mu modoka nyine agatahana Flora. Bagera rero iwabo wa Flora maze bose bakinjirana mu nzu. Flora rero asuhuza mama we uba uryamye nyine atari no kumureba, aryamye ku rundi ruhande, ati wiriwe neza mama. Naho rero Arsene nawe ahita asuhuza nawe ati mama wiriwe neza. Mama rero wa Flora ahita amubaza ati ninde muri kumwe? Naho rero Arsene agahita asubiza ati ndi bosi nyine wa Flora, rero nari mutahanye, nifuza rero no kuza kubasuhuza, nagira ngo ndebe uko mumeze. Naho rero mama wa Flora ati urakoze muhungu wanjye, urakoze cyane rwose. Arsene rero ahita abwira mama wa Flora ati yambwiye uburwayi bwawe ufite, ahubwo se ugeze kuki? Naho mama Flora ati iminsi yose irasa, mpora rwose imeze kimwe nta kijya gihinduka. Naho rero Arsene ati twizere ko rwose Imana hari ikizakora maze ikazakorohereza. Gusa rero sinagombaga gutinda, narinyuze hano kugira ngo mbasuhuze. Ahita afata envelope aba yashyizemo amafaranga maze akayihereza Flora, ahita abwira rero mama wa Flora ati imiti rero nishira bazakugurire iyindi miti. Gusa nyine iyi envelope irimo amafaranga menshi. Flora rero akiyibona ahita amubwira ati ariko ni ukuri sinzi impamvu rwose nkomeje kubona ko ndi kuvuna. Naho Arsene ati ntabwo mvuna, menya ko rwose mama wawe ni nka mama wanjye nta kibazo, ahubwo rero mwakoze cyane, ubwo reka ntahe. Flora afata ya envelope akayirambika iruhande rwa mama we ku buriri, maze agaherekeza Arsene amugeza ku muryango rero akamubwira ati wakoze cyane, Imana ikumpera umugisha.
Arsene rero ahita ataha maze Flora nawe akagaruka mu rugo. Mama we ahita amubwira ati ariko mwana wanjye, uriya rwose mukoresha wawe ni umuntu mwiza cyane, ngiye kujya mushyira mu isengesho kugira ngo Imana imwiteho kandi imuhe umugisha. Ku rundi ruhande rero Arsene ajya ku kazi ndetse nyine aba ari kumwe na Carmen nk'ibisanzwe. Amasaha y'umugoroba rero ageze, Carmen atuma kuri Arsene ko amushaka. Arsene amusanga muri biro ati mwari mumpamagaye? Naho Carmen ati fata isakoshi yanjye na laptop uransanga hanze ndatashye. Arsene nk'ibisanzwe arabanza nyine akitegereza uyu mukobwa ukuntu rwose bari kumutegeka nk'aho ari umukozi we, maze agahita afata bya bintu nyine agahita agenda bagataha. Bagera mu rugo rero maze Arsene akabwira Carmen ati ariko kubera iki buri gihe rwose uba ushaka ikintu icyo ari cyo cyose cyansebya, nyamara rwose biriya bintu ubikoze nta kibazo ariko ukabikora turi twembi babiri, ni ukuri biransebya si ukukubeshya, mba numva mfite isoni nyinshi zo kurebana n'abandi bakozi kubera ibintu nkora imbere yabo. Naho rero Carmen ahita amubwira ati ahubwo se wowe kubera iki ushaka kwifata nk'aho ari wowe bosi kandi bosi ari njyewe, ari njye ngomba gukora ibyo nshaka? Arsene ati ndabizi uri bosi rwose, ni nawe wampaye akazi, ariko nanone ntabwo rwose ukwiye kunsuzugura bigeze hariya. Naho rero Carmen ati njye nakuzamuye nkugira uwo uri we uyu munsi ntacyo wari cyo rwose, ni njye nakugejeje aho ngaho. Naho Arsene ati ndabyemera rwose waranzamuye yego, ariko ntuzajya ujya kuvuga ko wanzamuye, ujye wibuka neza cyane ko nawe aho kampani yawe igeze ari njye kubera yuko niba hari kontra nziza wagiye usinya, ni njyewe nabaga nakoze izo proje kugira ngo zemerwe, ni njye nashyiragamo imbaraga zose. Ikindi kandi nawe urabizi yuko utantoraguye ndi umuntu udafite icyo ashoboye, nari narize mfite amadiplome yanjye. Ubwo rero ibintu byose umpemba ndakubwiza ukuri, umushahara umpa rwose ujyanye n'akazi mba nakoze, ndakora cyane kugira ngo nkunde mpembwe uwo mushahara. Ibyo bintu rero ntukabyibagirwe igihe cyose uzajya ujya kuvuga ko wantoraguye muri puberi maze ukangira uwo ndi uyu munsi. Ntuzajye wibagirwa ko nanjye nari mfite ubushobozi bwo kuba nabona akazi, dore ni nayo mpamvu utajya utuma nyine mpura n'abandi bantu kugira ngo batabona ukuntu ndi umuhanga kandi ndi umukozi w'umunyembaraga, maze bakantwara bakaba bampa akazi karenze kuko wampaye. Carmen rero akomeza kwishongora kuri Arsene, maze Arsene agahita afata isakoshi ye akayinaga mu ntebe atumva ndumva rwose utari kunyubaka, ubwo naheje mu gitondo. Naho Carmen ahita ahamagara nyine Arsene kwa kundi yari asanzwe kumuhamagara nk'umutegeka, maze Arsene akamwihorera akitahira. Umunsi wakurikiye rero bajya ku kazi, gusa nyine noneho Carmen aba abona ko rwose Arsene atangiye kujya amufungana umutwe. Amuhamagaza rero muri biro maze akamubwira ati ndabona rwose nta kintu cyo gukora mfite, ndifuza ko rero waba unyokipye maze ukaba uri kunyitaho. Naho rero Arsene ati muri biro yawe se hano ni ku kazi, ariko ntabwo rwose ari aho tugomba gukorera ibyacu twishakiye. Naho rero Carmen ati ariko ni njyewe ntegeka hano, ubwo nyine niba natanze itegeko bigomba kubahirizwa. Ahita rero amwegera agenda amwigira hafi atumva aka kazi urabizi ninjye nakaguhaye, mbishatse rero nanakagukuraho. Akomeza amwegera ashaka nko kumusoma, maze Arsene agahita amusunika agahita yisohokera. Carmen rero areba ukuntu nyine Arsene amwikarumanye, maze nyine akabona noneho amazi ntabwo akiri yayandi. Arsene kandi ahita anamwitahira, noneho atamutwaje bya bintu byose yajyaga amutwaza. Agera mu rugo rero maze akinjira ahantu hose ahamagara Flora, ariko nyine asanga ntawe uhari. Ahita amuhamagara kuri telefone ati Flora umeze neza? Naho Flora ati yego rwose umeze neza.
ati uyu munsi nyine natashye kare, naho rero Arsene ati wari waje hano ni uko watashye kare? Flora ati yego natashye kare rwose. Arsene ati birambabaje kuko nari ntashye nyine numva nizeye rwose ko ndi bugusange mu rugo, dore ko nyine Flora yari asigaye rwose ari we wicira stress Arsene. Iyo yatahaga yaramuganirizaga maze akibagirwa stress zose yatewe na Carmen. Flora rero ahita amubwira ati none se boss hari ikibazo se cyaba cyabaye? Arsene ati ntacyo, nta kibazo nyine nizere yuko basi ejo nintaha nzakubona. Flora ati nta kibazo rwose, ejo nutaha noneho uzasanga ngihari, ntabwo nzataha kare cyane. Arsene rero ahita agenda akajya mu cyumba maze akicara ku buriri, noneho ibitekerezo bikamurenga ati nibura iyo mba nanisangiye Flora hano byose biba birangiye, mba nibagiwe ukuntu uriya mukobwa antesha umutwe n'ukuntu yangize umuntu rwose udafite umumaro. Atangira rero kwivugisha atari ku wundi buriya kubera icyo abantu bose batagira umutima mwiza nka Flora. Flora ni umwana mwiza, avuga neza, aritonda kandi noneho ni mwiza. Sinjya nibaza rwose impamvu abantu bose batameze nka we. Abantu bose baramutse bameze nka we, isi dutuyemo rwose yaba nziza, ariko nyine ntibyashoboka ko abantu bose bamera kimwe. Ahita rero yiseka maze akavuga ati ariko rwose nanjye ibintu mba ndi gutekereza nanjye mbacekeje. Mu kanya gato rero mama wa Flora agira crise maze akamurembana, abura rero umuntu umwe ahamagara maze akabafashe telefone ahamagaye Arsene ati mumbabarire rwose kuba ndi kubaderanja ariko mama wanjye ameze nabi cyane. Arsene rero ntabwo abitekerezaho ahita yihuta cyane maze akajya iwabo wa Flora, bahita bafata mama we bakamushyira mu modoka bakamujyana kwa muganga. Bamara kugerayo rero maze Flora akabwira Arsene ati ni ukuri ndagushimiye rwose kuba nguhamagaye aya masaha maze ukanyitaba ukamfasha mama wanjye, ikindi kandi ndagushimiye rwose ko wishyuye ibintu byose bya hano kwa muganga, hanyuma rero ubu nta kibazo noneho wakwigendera, ni ukuri ubu mama aratekanye, ubu rwose wagenda. Naho Arsene ati ntabwo nshobora kugenda ntabonye raporo ya muganga ngo atubwire uko mama wawe ameze, ko ndifuza no kumenya niba ameze neza, nta kinyirukansa rwose, ikindi kandi iyo ndi kumwe nawe mba numva nguwe neza, rero nta kibazo rwose, reka tube turi kumwe tube tuganira ntacyo bintwaye. Ikindi kandi nanone ntuzajya ugira ikibazo icyo ari cyo cyose jya umpamagara rwose maze ngufashe. Flora ati ni ukuri urakoze, sinzi rwose uko nagushimira ariko wumve ko rwose ukoze cyane. Ku rundi ruhande rero weekend yose ishira Carmen yirirwa guhamagara Arsene ariko akamwihorera. Kuwa mbere rero ajya ku kazi maze Carmen akamuhamagaza muri biro ye ati ntabwo rwose numva ikintu cyatumye weekend yose unyihorera kandi nyine uzi ko haba hari akazi kagutegereje. Naho Arsene ati ariko niba mbizi neza nzi yuko serivisi zanjye zitaba zikenewe muri weekend, nari ndi kuruhuka rwose, weekend nari ndi kurya ubuzima, nari ndi nanjye kuruhura mu mutwe. Naho rero Carmen ati wari uri kuruhura mu mutwe, none si uyobewe ko uretse na hano ku kazi nanjye nawe dufitanye nyine ubundi buzima tugomba kubanamo muri weekend. Naho Arsene ati ariko niba nibuka neza ntabwo muri kontara y'akazi ibyo rwose birimo. Carmen ati uzabimenya neza umunsi uzaba utakiri muri iyi kampani uri kugenda usabiriza akazi hanze aho ngaho ku mihanda. Arsene ati nta kibazo, niba nyine ufite uzansimbura ufite ubushobozi nk'ubwo mfite nta kibazo rwose, ubwo uzanyirukane nanjye nzajya gushaka akazi ahandi. Ahita rero anisohokera maze akava muri iyi biro nyine. Carmen rero abona ko rwose ibintu bitangiye gukara, abona ko amazi atakiri ya yandi. Uyu munsi rero mu masaha y'umugoroba Arsene arataha maze yagera mu rugo agasanga Flora ari mu gikoni ari gutegura amafunguro, maze nyine agahita amusangayo ahita amubwira ati Flora umeze neza se?
mama ameze ate? Naho Flora ati yarorohewe nta kibazo. Arsene ati rero ndifuza ko rwose uzanyigisha guteka, uzi yuko nta kintu kimwe nzi guteka, cyakoze nzi ibintu bibiri muri iyi nzu yose, nzi guteka amazi, nkaba nzi no gushyushya amafunguro muri micro-onde. Flora rero araseka ati hoya se, none se ubwo ngubwo ubayeho ute? Naho rero Arsene atumva njyewe njya muri resto ku buryo nta resitora n'imwe yo muri uyu mujyi ntararyamo, zose narazizengurutse ndazizi, gusa nyine amahirwe nagize ni uko nyine waje muri runo rugo, none nyine ukaba warampaye ubufasha nkaba ntakijyayo, naho ubundi rwose mbere umva nta n'imwe rwose itari nzi. Flora rero ahita amubwira ati cyakoze ndishimye ni ukuri kuba hari icyo nakumariye mu buzima, nzagufasha rero nta kibazo, nzakwigisha no guteka ibintu byose, maze ubundi uzajya witekera byose uzajya ubyikorera. Bakivuga ibyo rero Carmen aba yinjiye agenda yikaraga ati nari mbizi rwose, nari nzi ko imyitwarire yose ufite ari ukubera iki cyo ntazi uba ugiye gusanga hano mu rugo, ariyo mpamvu usigaye unyitwaraho uko unyitwaraho. Naho rero Arsene ahita amubwira ati boss, none se mwaba muzanywe n'iki ko hano rwose atariho dukorera akazi, hari icyo se mwaba mukeneye? Naho nyine Carmen atumva ati uyu nguyu rero niwe utuma utakinyikoza. Arsene ati ariko ntabwo mwasubije ikibazo nababajije ngo muzanywe n'iki hano ko atari ku kazi kanyu, ni iki mushaka hano? Naho rero Carmen ati umva ntabwo rwose nabyiyumvishaga ko wamfata maze ukansimbuza iki gikoresho cy'umukobwa, uyu nguyu utazi no gukaraba, wowe niremeye nkagukura muri puberi nkakugira umusore umeze nkawe uko umeze uku, wicisha bugufi ku buryo usigaye utereta uyu mukobwa ukoresha mu rugo. Arsene rero ntabwo aba rwose ari bubashe gusiporuta ibingibi, noneho ahita amubwira atumva urabizi ko hano uri ari iwanjye? Naho Carmen ati ni iwawe ariko wishyura amafaranga nguhemba, ndamutse ntaguhembye ntabwo wabona amafaranga wishyura iyi nzu. Arsene atumva rero nta stress nshaka, mba navuye ku kazi ncitse stress zawe ntukazinzanire no mu rugo, hano si mu kazi ni mu rugo, ubwo rero nsohokera mu rugo kandi gira vuba rwose ntaragukorera ibintu biri bugusuzuguze. Carmen ati ntabwo wabikora ndabizi, wanyubahuka se njyewe boss wawe? Naho rero Arsene ati reka mbikwereke noneho ko nakubahuka, ahita akagenda amusunika akajugunya hanze. Undi munsi rero Carmen araza, aba abizi neza yuko Arsene ari ku kazi, araza rero akinjira nyine nk'uko yari asanzwe yinjira, maze agasanga Flora ari mu kazi, ahita amubwira atumva ati rero narinje hano nyine kukureba. Naho Flora ari ubwoba bwinshi ati ariko boss wanjye ntawe uhari ari ku kazi. Naho Carmen ati ndumva rwose umaze kuba madame mu rugo, usigaye uzi na gahunda za boss wawe. Ni wowe rero narinje kureba, ntabwo rwose ari we, narinje kukubaza ikintu kiri hagati yawe ndetse na Arsene. Flora ati ni akazi gusa nta kindi. Naho Carmen atumva rero nkubwire, uyu munsi nutaha usinyiye kutazagaruka kuri kano kazi, ko wirukanywe kubera nyine imyitwarire yawe mibi yo kureba umugabo wanjye ukamurebesha n'ayo maso yawe adasa neza rwose habe na gatoya. Wowe uri umukene cyane cyane rwose ku buryo udakwiye no guhagarara imbere ye. Flora ati ariko ni ukuri ni akazi konyine rwose kanzanye hano kandi niko konyine nkora. Carmen rero ahita amubwira ati ndagiye, ariko ndakubwiza ukuri ningaruka hano nkagusanga uzahita umenya uwo ndiwe neza. Amara kugenda rero maze Flora ubwoba bukamwica, akibaza nyine icyo noneho uyu mukobwa amushakaho kikamuyobera. Flora rero abwira Arsene ibintu byose byabaye, maze Arsene akamubwira ati ihangane ni ukuri kandi humura ntabwo bizongera kuba ukundi.
Arsene rero ahita afata umwanzuro wo gutangira kwishakira akazi kuko rwose ababona atagikeneye gukorera iruhande rwa Carmen. Amara iminsi rero ari gushaka akazi ku bw'amahirwe akanabona akazi keza cyane karenze cyane rwose aka Carmen, akazi ahembwa amafaranga menshi. Atangira rero kwikorera akazi maze hashira iminsi mike Carmen akabona yaramubuze neza, aramuhamagara rero kuri telefone akamusaba ko yaza mu rugo maze bagahura. Arsene ajyayo maze bakicara muri salo bagaceceka akabura utangiza ikiganiro. Arsene rero ahita abwira Carmen ati ko wampamagaye se nkaba mbona ubaye ikiragi, byagenze bite? Naho rero Carmen ati nagira ngo unsobanurire ni gute ahantu hose nakubuze, narakubuze ku kazi, narakubuze iwanjye ndetse naranakubuze mu mutima wanjye, wagiye hehe? Bimeze bite ko wabuze ahantu hose? Naho rero Arsene ati nifitiye akazi nyine, mfite akazi ahandi hantu, ntabwo rwose nkiza mu kazi kawe, uzi kumanira akazi kawe nari ndambiwe amagambo wahoraga umbwira. Naho Carmen ati none se uriya mukobwa uw'umukene udafite ikintu na kimwe niwe utumye undeka? Naho rero Arsene ahita amubwira ati uriya mukobwa rero burya akurusha ibintu byose, uretse amafaranga niyo adafite, ariko ibindi bintu byose arabifite kandi ibyo afite nibyo umuntu akeneye. Afite umutima mwiza, ni mwiza, mbese uriya mukobwa aho gusa ari na kimwe atakurusha. Carmen ati hoya ntumbwire ko noneho ugiye no kuntuka unyegereye, ntumbwire ko ugiye kunsuzugura bingana bityo. Arsene rero ahita amubwira ati ahubwo hari ikintu nagira ngo nkubwire ko uriya mukobwa mukunda n'umutima wanjye wose, ndamukunda kandi ndifuza no gukomeza kumukunda. Ibyanjye byose ndifuza ko ariwe twabikomezanya. Urukundo rwanjye niwe nifuza kuruha, umutima wanjye niwe wenyine nshaka kuwuha, nta wundi bawusangiye. Nizere ko ibyo wabyumvise neza. Carmen ahita atangira kurakara, agatangira n'ubundi gutuka Arsene. Arsene rero ahita yihagurukira ati urabeho, n'ubundi ntacyo nkigukeneyeho rwose kuko ibyawe byose narabigusigiye. Hanyuma rero urukundo rwanjye nanjye naruha uwo nshaka kandi urukwiye. Carmen rero akimara kubona ibi umujinya uramwica, maze agahita ahamagara abasore abasanzwe nyine atuma muri gahunda ze, maze akababwira atumva ndifuza ko mumenyera ahantu uyu mukobwa ataha, amubabwira neza cyane, maze akababwira ati ndifuza ko mumenya aho ataha mukahamenya neza, ubwo nyine muzamukurikire avuye ku kazi maze mumenye aho ataha. Ba basore rero barabimwemerera maze bagatangira nyine kujya bakurikira Flora. Ntibitinda rero bamenya nyine ahantu ataha, bahabwira neza cyane Carmen. Carmen rero aragenda akajya iwabo wa Flora, gusa nyine ntawe uba ahari, aragenda akinjira, maze mama wa Flora uba uryamye yumva umuntu winjiye ati none se mwana wanjye kutashye ku manywa, aho ni amahoro? Naho rero Carmen ahita amubwira ati umukobwa wawe se ntawe uhari? Naho rero mama wa Flora ahita abyuka maze akitegereza uyu mukobwa ati wowe se urinde ko ntakumenye, gusa nyine niba rwose washakaga Flora ntawe uhari, ari ku kazi. Carmen ati urakoze cyane, ahubwo kuba nyine umaze kumbwira neza yuko aho ndi nyine ari ahanyaho, nta kibazo kuba adahari, ndavugana nawe. Narinje rero kukubwira ngo ubwire umukobwa wawe agendere kure y'umugabo wanjye, umukobwa wawe nareke gukorera kwa Arsene, kariya kazi nakareke, ikindi kandi anareke rwose kumuvugisha ibye na Arsene nibirangire, kuko nibitaba ibyo ngibyo ndababonye aho muba, utabona naje nitonze nigize umwana mwiza, njyewe ndi umuntu mubi cyane, mwese wowe n'umukobwa wawe nzabahindura ivu gusa, nta muntu n'umwe uzigera yibuka ko mwigeze kubaho. Mama wa Flora rero aba yagize ubwoba bwinshi, ari kureba uyu mukobwa uvugana ubugome rwose mu buryo bugaragara. Flora rero arataha, maze mama we akamubwira ati mwana wanjye mbabarira rwose utaranicara, ufate telefone maze uhamagare Arsene umubwire ko utazasubira gukorera iwe, ko iby'akazi byarangiye. Naho rero Flora ati gute se mama, ntubizi ko kano kazi ariko kadutunze,
urumva se nakareka gutyo gusa? Mama we ati mbabarira, niba ukunda ubuzima bwawe ukaba ukunda n'ubuzima bwanjye, ako kazi rwose kareke kuko bazatwica bitabaye ibyo. Flora ati uri kuvuga iki mama? Naho rero mama we atumva umukobwa yaje ahangaha amubwira nyine uko ameze, ati rero yambwiye yuko nutareka Arsene ndetse rwose ntureke na kariya kazi azatwica twese. Ariko se ubundi mwana wa mbwira, ni iki kiri hagati yawe ndetse na Arsene? Naho rero Flora ati ma ntacyo rwose, nuko ari umuntu mwiza nyine, amfata neza urumva, turumvikana turaganira, ariko rwose nta kindi kintu kiri hagati yacu. Mama we ati rero muhamagare umubwire ko rwose iby'akazi birangiye, sinshaka kuzakubura. Flora rero agira ubwoba maze ntasubire gukora kwa Arsene. Hashira rero icyumweru cyose atarajyayo, maze Arsene akibaza ibyabaye, afata telefone agahamagara Flora ati none se wabaye amahoro kutakiza gukora hano? Naho rero Flora ati yego meze neza, ariko akazi kambanye kenshi na mama, rero rwose bya bibazo bye nyine ntabwo ndabona umwanya wo kugarukaho, ariko ntugire ikibazo nzagaruka, gusa nyine aba ari ukumwikiza mu by'ukuri kugira ngo abone yamuva mu maso, ariko rwose nta gahunda yo gusubirayo aba afite. Arsene rero umusore witonda w'umwana mwiza cyane kandi wumvikana, ati birumvikana ni ukuri kandi rwose nta kibazo kirimo, ariko rega nanjye ndagukumbuye, uzagaruke hano rwose, irungu rirenda kunyica, nari maze kumenyera gutaha gusanga mu rugo, none ndabona rwose urugo rwanjye rwarabaye nabi kubera udahari. Flora ati nta kibazo, nzashaka rwose ukuntu nzagaruka. Arsene rero abona iminsi imaze kuba myinshi, maze agafata umwanzuro wo kujya iwabo wa Flora kugira ngo arebe uko ameze. Agerayo rero maze agisuhuza bakamwikiriza, ariko nyine abona wagira ngo ntabwo bamwishimiye. Mama wa Flora rero yamubaza atuje gukora iki hano? Naho Arsene ati mama, nari maze igihe rwose narabuze Flora, yambwiraga yego ko ameze neza, ariko nanjye nagombaga kwiyizira kugira ngo ndebe niba koko mumeze neza. Naho mama wa Flora ati tumeze neza ariko watubonye, ubu nta kibazo wagenda. Naho rero Arsene ati hoya ntabwo nagenda, ahubwo uze kubera iki Flora atagaruka ku kazi? Mama we ati genda, kubera yuko message yawe twarayibonye, iyo watumye uriya mukobwa yatugezeho. Naho rero Arsene ati uwuhe mukobwa se? Ati message. Naho rero mama wa Flora ahita abwira Flora ati mubwire neza musobanurire. Flora ati nyine ati Carmen yaraje maze atera ubwoba mama wanjye, amubwira ko ningaruka gukora iwawe azatwica twese tugahinduka ivu, niyo mpamvu rero ntigeze ngaruka. Yavuze ko rwose atifuza ko nzongera no kuvugana nawe, ndakwinginze ahubwo ntuzagaruke hano, widuteze ibyago rwose. Ibi bintu rero bitungura Arsene kuko rwose ntabwo aba azi yuko Carmen yabikora. Ahita ava hano rero yihuta n'umujinya mwinshi, maze agahita ajya ku kazi kwa Carmen. Akigerayo ahita amubwira ati burya bwose uraciriritse bigeze aha, kugeza aho wifata ukajya gutera ubwoba umukecuru urwaye n'uriya mukobwa, wabaretse koko ukabaha amahoro, urabashakaho iki? Naho rero Carmen ahita amubwira ati ariko se ubundi nkwibarize, aramutse ari wowe maze ukitoragurira ikintu mu myanda, ukacyoza neza, ukagitunganya, ukakidekora ku buryo kiba cyiza, abantu bose bakakireba, maze umunsi umwe umuntu agashaka kukigutwara, wowe wamureka? Naho rero Arsene atamubwira ati ndabyumva nyine ko ari njyewe ubikeneye, ariko ikibazo cyose cyaba jya uba ari njyewe uza uvugane nanjye, ntukajye rwose guteza abandi bantu ibibazo. Carmen ati ariko se nkwibarize, ubona mfite ubwenge buke ku buryo rwose nareka uriya mukobwa akagutwara gutyo gusa? Uriya mukobwa udafite ikintu na kimwe, umukobwa w'umukene, umukobwa utishoboye, ntabwo rwose bishoboka, ntabwo yakuntwara ndeba. Naho rero Arsene ati ndakubwiza ukuri urarushywa n'ubusa rwose, kuko uriya mukobwa ndamukunda birenze uko wowe wabyumva, ndamukunda cyane kandi ntabwo uteze kubihindura. Kugerageza kumushyira kure yanjye ahubwo niko gutuma mukunda kurushaho, kuko rwose ntakubeshye nk'ubu ndanamwikumburiye. Ndakwinginze rwose gerageza wiyakire,
njye nawe ibyanjye nawe byararangiye, akazi kawe narakagusigiye, urukundo rwo bisa nkaho rwose nta rwigeze ruba hagati yanjye nawe, kubera ko iyo ruba ruhari uba warabashije kunyubaha, kuba utarabibashije rero ubwo n'urukundo ntarwari ruhari. Nabonye rero ukwiye umutima wanjye wa nyawe n'uriya mukobwa Flora, umutima wanjye rwose arawukwiriye, nawumuhaye wose nta na gato nsize. Wigerageza rero gukomeza rwose kunshakaho amahane, kuko nanjye nshobora kuzahinduka maze nkakubana mu bibi bikakurenga. Ahita anisohokera muri biro rero, maze Carmen agasigara ahamagara yivugana, ariko ntawe umwikiriza uhari. Arsene rero arataha rwose akigumira mu rugo, maze akabura amahoro, akababara ukuntu nyine uyu mukobwa aba ari kugenda amubura buhoro buhoro, kandi byose bitewe na Carmen. Umunsi umwe rero Flora aba yagiye ku kazi nyine kuko aba afite utundi tuzi twinshi, maze yataha agasanga mama we ari kugaragurika hasi, ari gutaka rwose avuza induru. Naho rero Flora ahita amubaza ati mama byagenze bite? Mama we ati ni wa mukobwa yohereje abasore maze baraza barampondagura bambwira bya bindi nyine n'ubundi yambwiraga. Flora rero abona ko mama we ameze nabi atari bubashe kumwitwarana kwa muganga, ahita afata telefone maze agahamagara Arsene. Arsene rero aza yiruka maze agasanga mama wa Flora ameze nabi, bahita bamuterura maze bakamujyana kwa muganga. Bakihamugeza rero kwihangana biranga, maze Arsene agahita yiruka akajya kureba Carmen mu rugo. Akinjira Carmen ahita amubaza ati none se wahinduye ibitekerezo urangarukiye? Naho rero Arsene agahita amubwira ati ceceka, ndikumva nagukubita aba yafunze ingumi kwa kuntu umuntu afunga ingumi n'umujinya mwinshi, ati ndikumva nagukubita iyo sura nkayangiza. Nuko gusa ntakubita abagore, ariko ubundi ndumva sinzi ikintu nagukorera. Aramufata akabura ikintu yamukorera na kimwe, ahita amubwira ati umva rero guhera kano kanya ngiye kugukurikirana mu mategeko kubera ibintu byose wakoreye Flora ndetse na mama we, ngiye rwose kukurega. Naho rero Carmen ati wikurwa wigora, urabizi ko ngiye rwose utansinda, mfite abantu benshi cyane bandengera kandi wowe nta n'umwe ufite, ubwo rero rwose wikurirwa wivuna. Arsene rero arasohoka n'umujinya mwinshi n'ubundi, maze rwose akahita asubira kwa muganga. Barwaza rero uyu mubyeyi wa Flora, maze nyuma y'iminsi mike akoroherwa. Gusa nyine uyu mumama abwira Arsene ati ni ukuri mwana wanjye warakoze ku bwa byose, warakoze ku bw'ibyo wadukoreye byose, ariko nanone urabizi ko rwose ari ikibazo kuba ugihura n'umukobwa wanjye. Naho rero Arsene ahita amubwira ati rero rwose mama nkubwize ukuri, umukobwa wawe ndamukunda cyane kandi rwose siniteguye kumureka, siniteguye kujya kure ye, ahubwo niteguye rwose kubarwanirira mwese. Hanyuma rero ndifuza ko nabajyana ahantu noneho rwose Carmen atazongera kumenya aho muri. Muhumure, ubu icyo ngiye gukora ni ukubashyira ahantu hari umutekano, naho kubareka byo ntabwo byashoboka, wowe uri nka mama wanjye. Naho rwose Flora we mufata nk'inkoramutima yanjye, ni umuntu rwose w'ingenzi kuri njyewe, nari maze kumenyera kuba ndi kumwe nawe, noneho uko twagiye tumara igihe nagiye rwose mwiyumvamo kurenza. Ubu rero rwose ntabwo aricyo gihe cyo kumutakaza, nta nubwo kandi nareka ngo mutakaze. Arsene rero we aragenda maze agashaka inzu akimuka aho yabaga mu ibanga rwose rikomeye. Flora rero na mama we bava mu bitaro, maze Arsene agahita abajyana nyine ahantu aba yarimukiye. Arahabageza maze agahita ababwira ati hano noneho nta muntu n'umwe uzongera kubabona, ntawe uzamenya aho muba. Aragenda rero akereka mama nyine wa Flora icyumba, ati hano niho uzajya uruhukira. Mama wa Flora arahareba ahantu heza cyane, icyumba gishashe amashuka y'umweru, igitanda kinini kandi kimeze neza cyane. Atangira rero kwidundaho kubera ukuntu nyine aba yumva yishimiye aha hantu. Arsene rero we aramubwira ati reka tube tugiye gatoya na Flora, hari ibintu nshaka ko tuvugana. Ubwo rero bamuseze aho noneho arisanzura, maze agahaguruka akareba cya cyumba akacyitegereza neza, akongera akajya akora kuri bwa buriri aho araba yumva ari mu nzozi. Ati mbega ahantu heza,
ubu se aha niho ngiye kuzajya ndara buri munsi? Ni ukuri sinzi ko rwose nzongera gukanguka kuko hano hantu ni heza cyane birakabije. Baragenda rero bakajya muri salo maze Flora akabwira Arsene ati ubuse koko natumye wimuka aho wabaga? Naho Arsene ati nanjye rwose ndanezerewe kuba ntazongera guhura ukundi na Carmen, ubwo rero nagombaga nyine kwimuka ku bwawe, kandi noneho ntabwo uri hano ngo ujye unkorera amasuku, oya rwose, kubera ko iyi nzu mu minsi mike nawe iraba ari iyawe, ntabwo rero rwose uri hano mu kazi. Gusa nyine ngomba noneho kubikubwira amaso ku yandi, naragukunze kandi cyane, ni ukuri wanyuze umutima wanjye. Guhera wa munsi nari ndwaye narebye ukuntu wanyitayeho, maze guhera uwo munsi umutima wanjye rwose wari uwegukanye nubwo utigeze ubimenya, ariko guhera uriya munsi rwose natangiye kukwiyumvamo birenze uko nakwiyumvagamo nyine nk'umuntu unkorera amasuku. Guhera rero uwo munsi natangiye kugufata nk'umuntu rwose w'umwihariko, naragukunze kandi cyane. Naho rero Flora uba rwose yatangajwe n'ibyo bari kumubwira, abwira rero Arsene ati none se koko ubu ngubu uba ubona ngukwiye, urabona nkwiriye urukundo rwawe? Naho Arsene ati ni wowe rwose urukwiriye, ahubwo nta wundi muntu n'umwe urukwiriye, ufite umutima mwiza, uri mwiza, ibintu byose ubikora neza, mbese ukwiriye gukundwa, ntakubeshye uri umukobwa w'inzozi za buri musore wese. Flora rero araseka ati ni ukuri ibintu uri kumbwira biri kuntera isoni, kuko ntabwo ndi kumva ko ari njyewe ahari uri kubivugaho. Arsene ati ni wowe nta wundi, ahubwo mbwira wowe urabyumva ute? Flora ati rero nanjye rwose ntakubeshye ntabwo ijisho ryanjye ryajyaga rikuvaho, ariko nanone sinatekerezaga ko gukundana bishoboka, kubera yuko nabonaga nyine ntaho duhuriye, tutari ku rwego rumwe, ariko ntakubeshye rwose nanjye nahoraga ngutekerezaho, ukuntu ugira umutima mwiza, ukuntu wanyitangiraga, ukuntu wamfashaga muri byose. Gusa nahoraga ntekereza ko hahirwa umukobwa ugufite nk'umukunzi, kuko nabonaga nyine nawe uri umugabo w'inzozi za buri mukobwa wese. Ntakubeshye rero naragukunze, ngukunda rwose ntazi ko byashoboka, noneho menyeye ko byashoboka reka mbikubwire n'umunwa wanjye, ndagukunda kandi cyane. Bahita rero bahoberana, ibyishimo biba ari byose. Arsene rero kandi atangira nyine kujya ajya kuvuza mama wa Flora, noneho akajya kumuvuza nyine ku bitaro bifite imbaraga, ku buryo agenda amera neza umunsi ku wundi. Umunsi umwe rero aragenda maze akagura impano za bose, mama wa Flora ndetse na Flora, abasanga rero mu cyumba cya mama wa Flora, maze buri wese akamuha impano aba amuzaniye. Flora rero ashimira cyane Arsene ati ni ukuri warakoze kwita kuri mama wanjye. Naho Arsene ati erega mama wawe ni nka mama wanjye, rero ngomba kumwitaho, ubu rwose ni inshingano zanjye. Bakivuga ibyo rero ahita nyine abwira Flora ati narakubwiye ko ngukunda cyane, kandi rwose ndacyiteguye kugukunda ibihe byose nsigaje kuri ino si, iminsi yose nzabaho, ubuzima bwanjye bwose numva ari we mukobwa nifuza kuzakunda. Mama rero wa Flora aba yumiwe nyine, aba yatangaye. Naho rero Arsene ahita ashyira ivi hasi maze akabwira Flora ati mu maso y'umubyeyi wacu ndifuza kukubwira ko ntifuza mu buzima bwanjye, nifuza ko wazambera urubavu ndetse rwose ukanyuzuza, kuko n'ubundi ni we munezero wanjye. Ndifuza ko wanyemerera kuzambera umugore imbere y'umubyeyi wacu. Naho Flora rero n'ibyishimo byinshi ahita amubwira ati ndabyemeye rwose, amuhereza ikiganza rero maze akamwambika impeta. Mama wabo rero arababwira ati bana banjye ndishimye, ni ukuri Imana ikomeze kuntiza ubuzima kugira ngo rwose nzabahe umugisha wa kibyeyi. Naho rero Arsene ahita abwira mama wa Flora ati numara koroherwa
umaze kumera neza tuzahita dutangira gutegura ubukwe bwacu. Mama wabo ati ndabishimiye bana banjye, ni ukuri kandi Imana ibarebane imbabazi kandi rwose ibampera umugisha. Naho Flora rero we amarira aba yamurenze ati ni ukuri ntabwo rwose nari nzi ko ndi umunyamahirwe bigeze aha, ntabwo nari nzi ko nshobora gukundwa n'umuntu abakobwa bose bifuza. Naho rero Arsene ati ahubwo ni njye munyamahirwe kuba narabonye umukobwa nkawe uboneka gake cyane. Bahita rero bahoberana maze ibyishimo nyine bikabarenga. Naho rero Carmen we araza nyine akaza kureba Arsene, araza agakomanga akabura umuntu kubera ko yabaga afite rero imfunguzo z'inzu yose, agerageza gufungura ariko agasanga nyine ntabwo izo mfunguzo zicyafungura. Arahamagara akabura umuntu n'umwe, maze akicara ku muryango akarira nk'agahinja akigaragura ati hoya rwose sinshobora kuguhomba kandi ari wowe wari ubuzima bwanjye, icyakongera kukumpa ntabwo rwose nakongera kukubwira nabi. Gusa nyine ibi ngibi byose aba abitekereje, ariko nyamara amazi yararenze inkombe kuko ntabwo aba azongera kubona Arsene ukundi, aba yaragiye rwose ahandi hantu kure ku buryo atazongera kumubona. Hashira iminsi rero maze Arsene ndetse na Flora bagakora ubukwe bwiza cyane rwose, maze bagatangira kubana noneho Imana yabahaye umugisha. Mama wabo rero baramuvuza maze agakira akamera neza. Abwira rero Arsene ati ni ukuri ubwo ntigeze mbyara umuhungu, ariko ni ukuri ndagufite kandi ngufata nk'umwana wanjye, ngufata ndetse nk'umugisha nahawe n'Imana kubera ko wabaye igisubizo cy'ibibazo byose twari dufite. Arsene nawe akamubwira ati ahubwo ni njyewe kugushimira kubera ko wambyariye umukobwa nka Flora. Mfite ibyishimo byinshi cyane kuba rwose Flora ari mu buzima bwanjye, ndanezerewe ndishimye kuba rwose mufite iruhande rwanjye. Ubwo rero ndagushimiye kuba waramunzaniye kuri iyi si, kuko iyo ataba wowe ntabwo twari guhura. Flora rero nawe abwira Arsene ati nanjye ndanezerewe kuba ngufite kandi nzagukunda ubuzima bwanjye bwose, sinzigera nkubabaza n'umunsi n'umwe. Icyo uzashaka cyose nzagikora ndetse nzaba uwo wifuza yuko mba we. Naho rero Arsene ati ntabwo nshaka kuzahinduka, uzakomeze ube wowe kuko ukuri biranyuze. Barahoberana rero nanone maze Arsene ati ndagukunda ni ukuri mugore mwiza. Inkuru yacu y'urukundo rero ni aha tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.